Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje kubakosora ikizami kiba kimaze gukorwa. Ariko nk'uko mubizi uyu munsi ni konji, nta kizami kirakorwa, ariko birashoboka ko waba uri hafi gukora. Niyo mpamvu ikintu nkora mpita ndeba ibibazo 20 bikunda kuza cyangwa byo mu kizami kiba cyarakozwe, ariko murabizi hakozwe ibizami byinshi, ariko ntitube twarakiri kodinze tukagishyiraho kugira ngo murusheho kubona imyitozo ihagije nimugerwaho muzakorera imwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego ya Rwanda Driving College TV. Ikintu busabwa kugira ngo ujye mu kizami ukorere imwe ntabwo kigoye, ujya aho hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Wakibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Murabizi ngenda mbashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, nkashyiraho na kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Kandi murabizi uwo munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi, ngakunda gupostinga n'ikibazo kiri gukunda kuza mu kizami. Umuntu wese wabiboneye kugira ibyo byose gukora ni ugukora rimwe. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Kwibutsa ko ushaka kode utwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0789 935 16 nkagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ikintu busabwa ni uko ufite indangamuntu, ukambwira akarere ushaka gukoreramo, ukambwira itariki, ukambwira isaha, hasigaye nkahita mbigukorera. Nkaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online namwe twabatekerejeho, kuko birashoboka ko waba udukurikira ariko uri kure, cyangwa se bitewe n'akazi ukora bitagukunda guze twigane mu shuri. Ubwo rero uduha amasaha aboneka ku munsi yageze, tuboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ho turaza tukakureba tukigana umunsi umwe, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere gikunda kuza. Ikibazo cya mbere kibaza ngo ni ikihe cyapa kinyemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Tegereze neza bino byapa dufite, ese mwa bino byapa ni ikihe kikwemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Aravuga ngo icyapa B3 uri kukibona gifite umuzenguruko wera cyangwa w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. B kavuga ngo icyapa A22A kino kiri hagati gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Witegereze neza kino cyapa cya A20 nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bikoze akantu kameze nk'agakubo. Ahasigaye D ikatubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Bino byapa byose bikaba bikwemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda. Ese wowe urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe ukurikije ukuntu wabyize mwira video y'ibyapa byo ku mihanda nabo gukoreye? Ndakeka ko nta muntu wayirebye, kino kibazo kirananira. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, buhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira iyo aba ari wowe wakoze kino kizame. Rero wanditse igisozo cy'ukuri nta kindi ni icyapa B3. Murabizi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere mu isangano ry'umuhanda ubugezemo. Niyo mpamvu hano duhisemo icyapa B3. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Nkwibutsa ko ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uratwandikiye cyangwa uduhamagara kuri 0789 935 16 tugafasha kwiga mu gihe gitoya, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 80. Mu gihe kuri D bari kubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bamaze kuvuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko ibyo mumaze kubimenya. Bashatse kuvuga ngo ntabwo araba ari igisozo cy'ukuri,
B ntabwo araba ari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. none wowe hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. nkwibutsa ko kino kibazo bashobora kugihindura bakakiguha mu bundi buryo, bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero. ntibizakugore rero, bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 180. ntibizakugore. ikintu bazaba bakoze, bazaba bafashe metero bayishyize muri santimetero. murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. ntibizakugore. ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri. ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisozi cy'ukuri, B ntabwo ari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. igisubizo cya nyacyo ese aba ari ikihe? murabizi ahantu hatari igisubizo cya nyacyo iyo gihari mba ngomba kukibabwira. igisubizo cya nyacyo aba ari metero imwe na santimetero 90. niba baramuka bakiguhaye bagashyiramo noneho ngo metero imwe na santimetero 90, uzahitemo icyo ngicyo nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. muno hari metero imwe na santimetero 90 uri kubonamo? oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamini urakora ejo urahita ugikora. murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, kanabashyiraho ino myitozo igenda ibafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. uba wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9, ukabona ibibazo 10 biragarutse byo mu kizamini kimwe wakosoye. niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco w'ikintu. ubusabwa ntabwo kigoye, ukanda subscribe hasi, ahasigaye ikintu cyose nshyizeho bakajya barahita baguha notification ukakireba. aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. ikibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. hehe? murabizi niba umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa buri rumoro kikuruwe n'imodoka biba bigomba kugira itara risa n'icyatsi kibisi kugira ngo umuntu yitwaye numuha ikimenyetso ko ushaka kumudepasa arikoresha kwereka ko yabonye icyo kimenyetso cy'uko ushaka kumunyuraho. ese iryo tara rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. aravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C ngo inyuma ahegereye inguni y'iburyo. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. ubwo A ikaba atari igisozi cy'ukuri, ndakeka ko bimaze kubimenya. B ikaba atari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. nicyo kuri D baba bashatse kuvuga. we hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. ndizera ko amaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. igisozi cy'ukuri nta kindi ni B. riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. hari igihe bongeye bakaguha kino kibazo ukabona basubize ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo kandi ubona cyari kimeze neza neza gutya. ese baba bahinduyemo iki? nuko baba bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. niyo mpamvu ubona bahise bavuga ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. rino tara rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. murabizi nkosora ikizame ndi kugenda mbabwira n'uducenga bashobora gushyiramo twatuma wica nk'ikibazo kandi wari usanzwe ukizi, kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. ikibazo cya kane kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kuyinjiramo ukomeza imbere mpaka uyivuyemo, ntabwo wemerewe kuba wahindura icyerekezo ngo usubire inyuma. none ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. aravuga ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, B ngo kunyuranaho ntibyemewe, C ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, mu gihe D bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. ese wowe ni hehe biba byemewe kunyuranaho ariko mu nzira y'icyerekezo kimwe? hari igihe umuntu avuga kunyuranaho nimubyumve, ariko yavuga kudepasa nkabona mwise mubimenya. iyo bavuze kunyuranaho nibiramwita ngo ni ukudepasa. ese ni hehe byemewe ariko mu nzira y'icyerekezo kimwe? ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. n'igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko nibakubaza ngo si igihe cyose ni ibumoso,
uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko biba byanakorerwa iburyo bitewe n'ahantu ugeze, bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, biba bishobora gukorerwa iburyo. Ariko kunyuranaho bikorerwa he? Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ndakeka ko hano uramutse guhitamo rero A, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro uri mu mujyi wa Kigali, ukeneye kwiga umunsi umwe. Turaza twigana turi kumwe, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora, kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ese ni uwuhe? Araba ngo umuyobozi w'ikinyamitende, B ngo umunyamaguru, C ngo umukozi ubifitiye ububasha, D katubwira ngo umuyobozi wa bisi. Ese ni uwuhe tuba tugomba kubaha? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndatekereza ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Ashobora kuba ari nk'umuvolonteri, bari aba b'abavolonteri bakora mu mihanda, cyangwa akaba ari nk'umupolisi. Abifitiye ububasha ugomba kumwubaha. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero C, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka, ugira ko ikibazo cyose dukoze nikiramuka kije mu kizamu uzakora, uzahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, kubahera ikizami kiba cyakozwe ku gihe, amasomo yose yagufasha kumva neza bino bibazo tukayaguhera ku gihe. Niyo mpamvu iyo uri gukosora kino kizamu ukabona hari ikintu kiri kukugunanira, ucyandika muri comment, ugakanda subscribe, nazagishyira ukazahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Murabizi bino bimenyetso bimurika, mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni feruje. Ni amatara atatu: umuhondo, icyatsi n'umutuku. Buri tara rero riba rifite ubusobanuro bwaryo. None itara ry'umuhondo risobanura iki? Hano hari ibisubizo bine, baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo itegure kugenda. B ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, kwitegura kugenda. Ariko akaba binabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ubundi birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ariko uzaba uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ubone hari kwaka umuhondo, ubone ibinyabiziga biri kugenda. Kandi hano baratubwiye ngo birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ni ukubera iki? Ese bisobanuye iki? Nibyo ngiye kugusobanurira. Ubundi haka umutuku mugahagarara, hakaka icyatsi mukagenda, hakaka umuhondo ukabona abandi abayobozi b'ibinyabiziga bamwe bari kugenda. Ubundi ukuntu biba bimeze, haka icyatsi. Iyo hatse icyatsi ibinyabiziga biragenda. Iyo hatse umuhondo, iyo ubonye utateza ibyago urahagarara. Ariko impamvu bashyizeho umuhondo, hari igihe haka icyatsi hahita haka, ntabwo bari gukoresha amatara abiri ngo icyatsi n'umutuku ngo genda hagarara, genda hagarara, kuko hari ibinyabiziga byabaga byamaze kwinjira mu muhanda ku buryo bemereye biba bihagaritsemo byateza impanuka ibindi binyabiziga bagiye kwemerera gutambuka. Niyo mpamvu haka icyatsi mukagenda, hakaka umuhondo. Iyo ubonye utateza ibyago urahagarara, ariko iyo ubonye wamaze kwinjira mu sangano urakomeza ukagenda. Niyo mpamvu ubona hatse umuhondo ukabona hari abari gukomeza kugenda, noneho hakaka umutuku mugahita muhagarara. Ariko iyo ubonye utateza ibyago biba bibujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ndakeka ko mubyumvishe neza, ndakeka ko musobanukiwe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo cyitegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kikabaza ngo uri umuyobozi wa volomoteri, uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda. Ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite. Wamutwara?
iyo ngofero bavuze mwebwe mu ndimi z'amahanga murayita ngo ni kasike. Ntayo ufite, uhuye n'inshuti yawe irakubwira ati yisiga imbere, ese uba wamutwara? Hano ni ibisubizo bine baduhaye. Subizanya ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Narumvishe hari abantu bandika muri komenti ngo njye mbaha nimero yanjye ngo mungureho amazi. Mu gihe bitakugora ujye ukanda akanyenyeri, yohereza kuri 0789351626 ukagura amazi mu gihe uri kubona bitakugora, ariko ubonye byakugora uba wanabireka. Iravuga ngo yego, beka ngo yego usibye urugendo rurerure, ukavuga ati kubera ari urugendo rugufi reka nkutware. Seka ngo yego usibye urugendo rugufi, ukavuga ati kubera ugiye kure n'ubundi ntiwagerayo reka nkutware. Deka ngo oya, ese uba wamutwara? Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri ni de oya, ntabwo wemerewe kumutwara, kuko muramutse mukoze impanuka nta yindi ngofero ufite byamuteza ibyago, harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda, nubwo yarakara ni inshuti yawe, nubwo yakurakarira ariko ugatabara ubuzima bwe. Niyo mpamvu ntabwo wemerewe kumutwara. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje agusaba ko ibinyabiziga bihagarara, ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga afite inyamaswa idatuje akagusaba guhagarara? Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Bega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Sega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ukaba ushobora guhagarara cyangwa ukavuza ihoni ugakomeza cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Byose bikaba ari ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. Niba inyamaswa idatuje urahagarara, kuko ubwamugibanyije umuvuduko cyangwa ukavuza ihoni birashoboka ko yagusanga mu muhanda mu nzira nyabagendwa ikaba yaguteza ibyago. Ikintu kizima ukora uba ugomba guhagarara, akamanza akayikura mu muhanda cyangwa ukayifata ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi iriya mirongo yera irombereje hagati mu muhanda hari igihe uba ucagaguye cyangwa se ukaba udacagaguye. Rero mu gihe ucagaguye ntugomba gukora iki? Aravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Bega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. Deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese wakwitwara ute? Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Rero mu gihe mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye, ikintu uba ugomba gukora hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Urabizi uriya murongo wera urombereje hagati mu muhanda, iyo ucagaguye uba wanyuranaho. Niyo mpamvu bivuze ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa iyo ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura nk'icyerekezo. Ndakeka ko namuzwe guhitamo B, ndakeka ko namuzwe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora ejo, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni. Iyo uzi ishusho y'icyapa nibyo nkunda kubabwira. Ese kino cyapa uri kukibona ukabona ni impande 3? Ese uri kubona gifite impande nyinshi? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye cyangwa uri kubona ari urukiramende? Nibyo ngibyo iyo uvuze ngo ishusho baba washatse kuvuga. None hano urabona igiso cy'ukuri ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Rero ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe, ese ni impande 3? Aho ni kuri A. Ese ni uruziga? Aho ni kuri B. Ese ni urukiramende? Aho ni kuri C. D kandi nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo mwibi bavuze hakaba nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga. Murabizi banabivuga bane no kukubwira mu kibazo bakubwiye ngo gukikira bitegetswe. Birumvikana ubwo ni ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango
byera cyangwa se by'umweru. Ndakeka ko namaze guhitamo B, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kiravuga ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza ihoni ko tuzi ko hari igihe tubikoresha turi kutwirinda ibyago, hari igihe babibuza? Niba babibuza babibuza he? Araba ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Beka ngo hafi y'ibitaro. Seka ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi kugira ngo udasakuriza inzego z'umutekano. Deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Kuvuza ihoni bibujijwe hehe? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Kuvuza ihoni biba bibujijwe, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Ese uba wakora iki ubonye iki cyapa cyanditsemo ijambo stop bisobanuye guhagarara? Ese urahagarara mu bihe bihe? Ese urahagarara byagenze ute? Hano rero ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Mbega ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Sega ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Kubona kuri feruje harimo umutuku ugahagarara, kino cyapa aricyo kibikubwiye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ubundi kino cyapa bagishyiraho akenshi mu sangano ry'umuhanda. Ntabwo uba uri kureba iburyo, ntabwo uri kureba ibumoso. Rero ukinjira mu muhanda witonze, ukamanza uhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, ukinjira mu muhanda witonze. Ndakeka ko uramutse guhitamo B, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ubonye ibibazo byo ku byapa biri kukugora, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Iyo video narayibakoreye imeze neza, iteguye neza. Ni ingenzi ko wayireba kugira ngo uhere kujya ugorwa na bino bibazo byerekeye ku byapa. Umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Bakubwiye ku buso gusa. Risarite araba ngo umukara. B ikavuga ngo umweru. C ngo ubururu. D ngo umutuku. Urabona ko ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wareba iriya video y'ibyapa kugira ngo ntihazagire ibijya bikugora. Rero kino cyapa kiba gifite ubuso bw'ibara ry'umweru. Hano iso cy'ukuri ni B, umweru. Murabizi kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bwera. Nta kirango kiba gifite. Abantu bakunda kucyitiranya na kiriya gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kivuga ngo ntihanyurwa. Kandi bino byapano bitandukaniye. Icyo ngicyo gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru, iyo ukibonye we ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abandi bari uzabona bari kuvayo. Mu gihe kiro kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, ntabwo wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntabwo wemerewe kuvayo. Rero mwere kujya mubyitiranya mu gihe muri gukosora cyangwa muri gukora ikizami. Ndakeka ko namuzwe guhitamo rero B, umweru. Ndakeka ko namuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20 bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze. Cyo gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera yitandukanye. Rero mwa bino binyabiziga baduhaye, ese ni ikihe kirimo gifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20? Irakubwira ngo amapikipiki. B ikakubwira ngo volomoteri. C ikakubwira ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20? Ni ibihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B.
velomoteri niyo iba ifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira muri metero 20. Ni ukuvuga ngo velomoteri iyo uvugije ihoni iri muri metero 20 uba wabyumva. Ndakeka ko hano uzwitamo rero B, ndakeka ko hano uzwiyandika ku gapapuro utari wahisemo, nikiramuka kije mu kizame uzakora ejo cyangwa se ejo bundi uzahita ugikora muri ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 15 kibaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Cyavuzeho n'ikiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Aravuga ngo muri metero 200. B kakubwira ngo muri metero 150. C kakubwira ngo muri metero 100. D bakakubwira ngo muri metero 50. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 100. Cyavuze ihoni kiri muri metero 100 ukaba wabyumva. Ndakeka ko wasobanukiwe. No kuvuga ngo bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Rero mwamunye ko velomoteri muri metero 20, tubonye ko bino bindi ari muri metero 100 bitewe n'ubutumwa kiba gitanga cyangwa n'ingaruka bishobora kugira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga mu gihe bataba baburiwe hakiri kare, bafite ibikoresho by'ihoni bigiye bitandukanye. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Kwa kundi uca ku cyapa niba kigaragaza inzira y'amatungo, ariko hano batubwiye ku byapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere. Nivuze ngo wenda ni inzira y'amatungo, ukagera ku icyo cyapa ukakirengaho ukagenda intera runaka ukabona kugera ku iyo nzira y'amatungo. Hano nibyo washatse kuvuga. Ari mu metero 150 kugeza kuri metero 200. Beka ngo metero 100 kugeza kuri metero 150. Sega ngo metero 50 kugeza kuri metero 100. Deka kubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, abari metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyaje gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru ariko bicishije mu murongo utukura. Gisobanura iki? Kiri ku bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Iyo video narayibakoreye iteguye neza. Ubonye biri kukugora usubira kuri YouTube channel yanyu ukayireba kugira ngo were kugira urwogwa na bino bibazo byerekeye ku byapa. Kandi narabateguriye amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Ubonye hari ikindi kintu kiri kugora ucyandika muri comment ukakanda subscribe ukazakibonera ku gihe. Aravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. Beka ngo iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. Ndakeka ko muzwitamo rero A, B, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. Ndakeka ko muzyandika ku papuro. Iso cy'ukuri ni B rero. Ndakeka ko muzkugihitamo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro. Imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho, ugomba kugira ute rero? Aravuga ngo kukinyuraho bikorewe ibumoso. Beka ngo kukinyuraho bikorewe iburyo. Seka ngo kukinyuraho ukoresheje uruhande urwariro rwose iburyo cyangwa ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro.
hano ikintu uba ugomba gukora mu gihe ikinyabiziga kiri kugenda imbere yawe, imbere ariko nta kibazo gihari kunyuranaho, uba ugomba kukinyuraho. Hano izo kuri nta kindi ni kukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Igihe cyose ni ibumoso oya. Hano rero kunyuranaho bikorewe ibumoso. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Ari abo guhagarara kw'ibinyabiziga. Mbega ngo aho abanyamaguru bambukira. Sega ngo guha ubushobozi ibinyabiziga. Ikaba ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese biriya bice bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Rero biriya biba bisobanura hano isoki kuri nta kindi ni B, aho abanyamaguru bambukira. Mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni muri zebra cross, niho bashatse kuvuga. Rero ndakeka ko muzwitamo B, ndakeka ko muzwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora. Kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere, haba ari muri weekend nkagushyiraho amasomo bitewe n'ayo mwansabye, cyangwa nkashyiraho imyitozo y'ibibazo bikunda kuza. Ni ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ninjya mbishyiraho ibyo byose ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikuruwe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Kubiye binyabiziga itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ntabwo waba utwara tone 5 ngo utware tone 10, birabujijwe. Ariko hari ibinyabiziga bibyemerewe kuba byarenza ibyanditswe ku ikarita. Ibiye binyabiziga ari aho ngo ibinyabiziga bya polisi. Bega ngo ibinyabiziga bihinga. Sega ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Deka ngo ibiso byose ni ukuri. Hano hari isoki kuri cyanya cyari ikihe? Hano hari isoki kuri nta kindi ni se. Zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda iba yatwara nka tone 5 ariko ukabona yatwaye 7 yo ibi byemerewe. Ndizera ko kino kizame ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hasi umukara ndetse subscribe ukakanda. Nkaba nizeye ko ikintu cyose ndashyiraho urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 3 16 tugufasha kubona kode mu gihe gitoya. Ukatubwira akarere, ukatubwira itariki, ukatubwira isaha, tukagushakira kode. Ukeneye kwigahugura mwabira bizame kuri polisi baza mu minota 20, uratwandikira kuri iyo nimero tukabigufashamo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha kandi wazagerwaho gukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 16 ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza.